turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese, abakunzi ba Mpano, abanzi ku izina rya Vestine, abanzi kuri Emerance, abanzi kuri Daria, ndabaramukije ndabayambiye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda, nkunda kubabwira ngo nkunda Imana ndetse n'abantu bayo. Kandi ntabwo nkunda abantu bankunda gusa, n'abanyanga ndabakunda kandi ndabazirikana, ndabasengera kugira ngo bahinduke. Kandi nabyo ni byiza kuko bituma twiga kandi tukamenya kandi tugakomera muri icyo gihe badushyira mu bikomere, bigatuma dukomera tukarushaho gusenga. Nakari kanyuzemo rero, hari abantu bakundaga gutera comment bavuga ati uri mu kuririmba ariko turongeye turagukeneye, garuka muri sinema, garuka wongere utwandikire filime. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mbamare amatsiko, mwe mudukurikira ku Rwiza filime, mwe mudukurikira ku Ngoro TV, mbazaniye inkuru nziza yuko dufite filime nziza cyane yitwa Imfubyi zigira ibanga, ubuzima bwa Mpano season ya 2. Iyo filime rero tukaba tugiye kujya tuyicisha kuri channel ya Zone 250. Ikaba ari filime nziza cyane y'uruhererekane kandi irimo inyigisho, irimo abasitari noneho babahanga. Harimo Intare y'Ingore, harimo Fabiola, harimo Shani, harimo Rugamba, harimo Shema, harimo Nyirangona. Ni filime turi kubakinira neza cyane, irimo amaegisiyo, irimo abantu nyine babahanga kandi ndabizi neza ko munkunda, munshyigikira muri benshi kandi nyine muzishima, muzanizerwa kubera yuko nta gaseke mbapfundikire kandi ngiye kugapfundura vuba aha ngaha. Rero mwijwi rituje, mwebwe mutuye Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, namwe bari ku mipaka, namwe bari hanze y'igihugu cyacu, mudahwema kudukunda, mudahwema kudukurikirana, mukora share, mukora subscribe, mutera comment, nimuze kuri Zone 250 mwirebera amafilime. Hari n'indi filime igiye kunyuraho yitwa Ingeso. Tubafitiye filime nziza ziri kwigisha, tubafitiye ibiganiro byiza biri kwigisha ubuzima bwo mu ngo, tubafitiye amakomedi. Nyine ngarutse mu isura nshyashya, mwijwi rituje rero kandi rirangira cyane, ribabwira ngo ndabakunda kandi nishimira ko namwe munkunda, nishimira kubona mwankurikiye. Ndababwiye nti turaje vuba aha ngaha. Noneho rero mwongere mukurikirane na hano ku Rwiza, mugarukeho murebeho indirimbo, aho muzajya mukurikiraho indirimbo, mbashyireho indirimbo nayo yitwa Ndakuzi Yesu. Rero ndabasaba mbinginga, mu by'ukuri ubushake ni ubwanyu ariko ubushobozi ni ubw'Imana, ariko kubagira ni iby'agaciro kanini, ni iby'umumaro kuko ni ukuri mutandebye nta kintu naba ngezeho, mudakoze share ntacyo naba ngezeho, mudateye comment rwose mba ndi gushyigingira. Ariko mubikoze neza, ukandeba, ugakora like, ugakora comment, ugakora share na subscribe abatarayikora, ni ukuri ndabinginga ngo muntere inkunga mukora subscribe. Ndetse nawe wayikoze ni ukuri ndagushimiye cyane, uko wagiye ku byanjye nawe Imana ize mu byawe ikwagurira imbago nk'uko yazaguriye Besi. Asigaye ndabakunda cyane, turi mu isi ndabifuriza ngo tugire urukundo ruzira uburyarya. Igihe tuzayivamo ndabingingira ngo Imana izaduherezo ryiza ry'abakiranutsi, tuzahurire mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze, ndabakunda cyane, bye.